Ndabasuhuje, nitwa Gami the psychologist. Iyi ni YouTube channel ukora ubumenyi bujyanye n'imitekerereze, umenya muntu n'imyitwarire ndetse n'ibindi bintu bijyanye nabyo. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye no kurera abana cyangwa se parenting. Uburyo ushobora kwifashisha kugira ngo ugirane umubano mwiza n'abana bawe cyangwa se abana bari bo bose, ubafashe guhindura imyitwarire runaka bafite cyangwa se kwiga imyitwarire mishya, ndetse ubafashe no kugira ngo bazabashe kugera ku ntego zabo bashaka kugera mu buzima. Tugiye kurebera hamwe amakosa 10 abantu benshi bakunda gukora, ndetse turebe n'ikintu dushobora kwigiraho cyangwa se uburyo bwiza dushobora kubukosora. Ni amakosa nasanze abantu benshi bakunda gukora muri societe yacu. Bamwe bashobora kuyakora kubera kutamenya, abandi bakashobora kuyakora kubera yuko batekereza ko ari bwo buryo bwiza bwo kurera abana. Hari n'umuntu ushobora kuyakora kubera ari cyo yamenyere cyangwa se nta kindi kintu afite cyo gukoresha mu buryo bwo kwigisha umwana ibintu runaka. N'ukundi ibintu turimo turavuga, ntibagirwe gukora subscribe ndetse ukandi like, share na comment kugira ngo ibyo tuvuga bizabashe kugera ku bandi bantu benshi, bityo ino YouTube channel izabashe kurushaho gutera imbere. Reka noneho twinjiye mu kiganiro nyirizina. Nahe makosa 10 abantu bashobora gukora mu gihe barimo bararera abana ashobora kubagiraho ingaruka. Ikosa rya mbere nshaka guheraho ni ikosa abantu bakunda gukora iyo bagiye kwigisha umwana ikintu gisha. Urugero, niba umwana abeshya ukaba ushaka kumwigisha kutabeshya, urashaka guhindura behavior runaka, urashaka guhindura imyitwarire runaka. Ikosa abantu benshi bakunda gukora ni ryo kumwigisha ukoresheje amagambo. Ugasanga niba umwana urugero akunda kurwana, ugasanga urimo uragerageza kumusobanurira ukoresheje amagambo. Kurwana ni bibi, ntabwo ari byiza, iyo urwanye n'umuntu uramukomeretsa, nugira gutya bizagenda gutya. Icyo gihe iyo lecture cyangwa se iryo somo urimo uramuha, amahirwe yuko riba rishobora gufata ntabwo ari menshi. Kubana benshi kumusobanura ukoresheje amagambo gusa ntabwo biba bihagije. Iri ntabwo navuga ko ari ikosa rikomeye cyane, ariko ni ikintu abantu bakunda gukoresha bagakabya kurushaho bagakwiye gukoresha izindi tekinike. Urugero, nko kumuha urugero, aho kugira ngo wigishe umwana behavior runaka, biba byiza iyo umuhaye urugero. Urugero, niba ushaka kwigisha umwana ngo niba arangije kurya agomba gukaraba intoki, ukabimwigisha ariko wowe utabikora, icyo gihe bizaba likely failing. Ntabwo bizaba bishobora kuzakura kubera yuko ibintu byinshi aba yabyize agende ku rugero wamuhaye. Reka dukomeze ku ikosa rya kabiri abantu bakunda gukora, niryo kudashimira umwana, cyangwa se ngo niba akoze ikintu cyiza ngo umushimire kubera yagikoze. Hari abantu benshi babikora kubera ariko kamenyero, ntabwo kumushima. Nanjye birana narabikoze. Umwana niba ateye intambwe bwa mbere atagendaga ari mutoya, agasanga okay birana narabikoze, cyangwa se niba umutubye ikintu akakizana ntumushime, ibi ngibi bishobora kugira ingaruka kuri motivation cyangwa se umurava w'umwana, kubera yuko iyo ushaka ko umwana akora ikintu runaka, bisaba ngo ikintu akoze ugishime cyangwa se ushime ko yagikoze. Ni nabwo buryo bwiza bwo kuzana imyitwarire myiza, bwo gutuma umwana agira imyitwarire myiza. Niba akoze ikintu, reba uburyo ugishimamo mu buryo butandukanye. Tuzagenda tureba twiga ibintu byinshi bijyanye n'uburyo ushobora gushima umwana mu buryo bwiza, ku buryo imyitwarire ushaka ko agira azayigira mu by'ukuri. Ikosa rya gatatu abantu bakunda gukora noneho rishamikiye mu gushima, ni irijyanye no kumushima ugakabya cyangwa se gushimagiza umwana ugakabya. Ubundi hari uburyo bwiza bwo gushima umwana. Niba akoze ikintu runaka, ntabwo ugomba gushima we ngo urakaze, uri umwana mwiza, wakoze ibi n'ibi n'ibi. Ahubwo uba ugomba kumushimira kubera ikintu yakoze. Nkamubwira uti wakoze kuba wanzaniye amazi, wakoze kuba wakoze devoir, wakoze kuba wakoze iki n'iki n'iki, wakoze kuba uriya mwana wamubwiye ngo sorry wari wamukomerekeje. Ugashimira umwana, umushimira ikintu runaka yakoze, ndetse n'uburyo umushimira ukora ibishoboka byose ku buryo ubisobanura impamvu uri kumushimira. Ubwo rero ibi ni ibintu ugomba gukora, ariko ukirinda yo kumushima
utahora umushimira ku kintu kimwe igihe kirekire. Niba ikintu ushaka akora ubona cyatangiye kuba akamenyera, sigara agikora cyikoresheje, ukagenda ugabanya urugero ubimushimiraho. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Ikindi kintu ugomba kwitaho ni ukureba niba urimo uramushimira ukamuha ibihembo, ntukoreshe amagambo gusa mu kumushimira, kugira ngo hari uburyo bwinshi bwo guhemba umwana. Niba iyo umushimiye uba umuhembye kubera ikintu runaka yakoze, ariko ushobora kudakoresha amagambo, cyane cyane nk'umwana amaze kuba mukuru nk'adolescent, ntabwo amagambo menshi yo kumushima aba yakeneye cyane. Ushobora kumuha nk'ikintu runaka akunda n'urugero, cyangwa se ukamuha thumbs up, urugero nta jambo wakoresha ariko wambwiye ngo well done, ukamkomera amashyi, ushobora uti ngwino dukine, utuntu twinshi ushobora kumuhemba, bikaba uburyo bwo kumushimira utakoresha amagambo cyane. Kubera yuko iyo ukoresha amagambo cyane umushimagiza, bishobora gukoramo amakosa yo gushima wenda we utamushimiye ikintu yakoze, cyangwa se ukarenza igihe bikenewe kuba wamushimira. Ikosa rya kane abantu bakunda gukora ni mu mirere y'abana, ni rijyanye no kumufasha ibintu byinshi ugakabya, cyangwa se n'ikintu umuntu yakaba yishoboreye ukakimufasha. Urugero nk'umwana ari mutoya, ugasanga mu kurya, niba akeneye kurya urimo uramutamika kandi abishoboye, icyo gihe ushobora kubyitaho kuri uramufasha ugakabya kubera yuko abishoboye. Ubundi itegeko riba ari kuvuga ngo ikintu umwana yishoboreye biba byiza iyo umuretse akakikorera. Ibi ngibi bimufasha kumwubakamo icyizere, kumva yuko ari ibintu ashoboye. Abantu benshi bakunda gukora ikosa kugira ngo bagaragaze urukundo urimo urahereza umwana. Ni byiza mu by'ukuri, ndetse hari n'igihe umwana aba anabikeneye, ariko ni ingenzi kwibuka yuko igihe umwana arimo arikorera ikintu ari rwo rukundo rwa mbere ari buze kuba abonye, kubera yuko ari buze kwiga ikintu runaka agifate. Niba ari ukuzamuka esikariye ni urugero, ntabwo ari itegeko ngo umuterure uzimuzamure. Kubera iki utamureka bigatwara iminota 10, mwari kuhagenda umunota umwe akazizamukira, ariko akava ahigiye ikintu gishya. Kumufasha ikintu ugakabya ni kimwe mu bintu ushobora kudindiza umwana, bikagabanya confidence yo gufata risk ngo akore ibintu ashaka gukora, bikatinza ko yaziga ibintu vuba. Urumva yuko ari kosa umuntu akwiye kwirinda. Uburyo bwiza bwo kubyirinda ni ukugerageza kumufasha ku rugero ubona yuko rukwiye, n'ikintu atari gushobora kwikorera iyo utamufasha, cyangwa se n'ikintu utakimufashije atabasha kugishobora, ndetse ukamuha n'ubufasha akeneye gusa, ubundi ukamureka akabwikorera, cyangwa se ukamuha guidance, ukamuha ubufasha bukeya butuma cya kintu ari bukikorera. Ikosa rindi abantu bakunda gukora mu bijyanye no kurera abana ni ukubaha umudendezo ukabije, ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo, YouTube, amatelefoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Birazwi neza yuko gukoresha, kumara igihe kinini kuri social media ni urugero, cyangwa se ku mavideo runaka ari kuri social media, kureba televiziyo kirekire, bishobora kugabanya igihe umwana ashobora kumara arakora ibindi bintu kwigira mu bumenyi runaka, haba ari socializing, gukina, ibindi bintu bishobora kumugirira umumaro kurushaho. Umwanya wabyo uragabanuka iyo akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga igihe kirekire. Iyo niyo mpamvu ya mbere ari kosa kuba umwana yamara igihe kirekire akoresha ibikoresho. Indi mpamvu ni uko bishobora kugabanya concentration, cyangwa se uburyo akora ibintu akaguma ahantu hamwe atuje. Birazwi yuko no mu bantu bakuru, umuntu ukunda nko gukoresha social media cyane, akabona amakuru araje akagenda kuri YouTube akareba, bigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko, ku buryo uburyo aba distracted, cyangwa se kumurangaza bishobora koroha. Ntabwo ashobora kumara ku kintu ngo akimare igihe kirekire. Niba hari akazi runaka yari ariho, cyari ikintu runaka yarimo akora, kugira ngo agitindeho biragorana, kuko ubwonko bwaramenyereye guhora burakora ibintu bigushimisha. Kuvuga ngo wakora ikintu kitari buze kugushimisha, cyangwa se kirabugushimisha gake, ugasanga kugitindaho
kurambirwa biroroshye. Niba bishobora kuba ku bantu bakuru rero no ku bantu batoya b'abana bishobora kuba byabagiraho ingaruka. Usibye n'ibyo ngibyo nko ku bana bamaze kuba bakuru nk'abadoresa, hari ubwo bashobora kureba ibintu bitabagenewe, akaba azi yuko hari abandi bana babireba bakavuga ati wenda ibintu bijyanye n'urukozasoni cyangwa se content z'abantu bakuru, akaba arizo ashobora guhitamo bikaba byamugiraho ingaruka zo kumugira imbata. Urumva iyo ni risk abantu benshi badatekereza ariko ishobora kuba yabaho. Uburyo bwiza rero nubwo kukontorora social media umwana akoresha cyangwa se igihe amara arimo arakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse ukaba ushobora kumuha ibintu yakora bisimbura ibyo ngibyo. Ni zimwe muri tekinike umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ahangane n'iri kosa. Ikosa rya gatandatu tugiye kurebera hamwe ni ikintu kijyanye, ntekereza ko abantu benshi bakunda gukora bazi yuko aribwo buryo bwiza, ni ikintu kijyanye no kubeshya umwana. Abantu benshi iyo ari umubyeyi aba yumva yuko umwana yamusaba ikintu akamubeshya ati nzakikuzanira ejo, arangiza ejo ntakizane. Iryo ni ikosa rikomeye kubera yuko ni kimwe mu bintu bishobora kwangiza icyizere agufitiye cyangwa se trust. Niba umwana yaba afite imyaka 2 ukamubeshya, aba ashobora kuzabyibuka buhoro buhoro bikagenda agabanya icyizere umufitiye. Iyo umwana yamaze kugira ubwenge noneho kurushaho, ni kimwe mu bintu umuntu aba agomba kwitaho noneho ku rugero rwo hejuru, kubera yuko nkuko twabibonye mbere, umwana akunda kwiga akoresheje urugero. Igihe umubeshya urimo uramwigisha uburyo nawe bwo gukemura ibibazo, ko agomba gukemura ibibazo nawe abeshya nkuko wabimukoze. Ubwo rero ugasanga uri guhana umwana ngo yakubeshye kandi ari we yabikwigiyeho. Icyo gihe ushobora gusanga ashobora kuba ataranabikwigiye, yarabyigiye n'ahandi, ariko kubeshya umwana ni kimwe mu bintu umuntu akwiye kwirinda kubera yuko bigutandukanya nawe buhoro buhoro, ndetse bikaba bishobora no kumwigisha nawe kuba umuntu utari umunyakuri. Ikosa rindi abantu bakunda gukora ni irijyanye no guhana umwana ukoresheje kumutuka cyangwa se kumubwira nabi. Iki ni ikintu gishobora kugira ingaruka mbi ku buryo zishobora gukurikirana umwana kugeza abaye mukuru anashaje. Niba ubwiye umwana ngo ntacyo azimarira, warangiza nyuma y'imyaka 3 ukamubwira uti kubera iki utarabona akazi kandi waramubwiye ngo ntacyo azimarira, urumva yuko harimo ikibazo. Ushobora kubwira ikintu umwana hanyuma akacyizera, akatekereza ko ari byo mu by'ukuri. Ukamubwira ngo uri gicucu we, nubwo uri kujya ku ishuri ntacyo bizakumarira. Kuvuga amagambo nk'ayo ngayo ukayavuga igihe kirekire, ushobora no kuyavuga inshuro imwe, bikaba bishobora kugira ingaruka cy'ubuzima bw'umwana cyose. Tekereza n'uhoze urabivuga. Ikintu kimwe mu bintu bishobora kumugiraho ingaruka ku buryo kugira ngo azabikosore bizamusaba imbaraga nyinshi, nawe atashobora no kubona. Ubwo rero kubwira umwana nabi bishobora kumuviramo ibyago byo kuzagira indwara nka depression cyangwa se indwara z'agahinda gakabije, indwara z'ubwoba n'urugero, za anxiety, kwitinya abantu. Bishobora kumuviramo kugira stress. Niba ubivuga wenda umukankamira, ugakangura stress mu mubiri we, agahora asa nkaho ahangayitse. Urumva ko atari ibintu mu by'ukuri wakwifuriza umwana wawe. Uko waba ushaka kumuhana kose, byaba byiza ugerageje kwiga uburyo bwo kumukosora utarakaye cyangwa se utarimo uramubwira nabi. Abantu benshi bakunda kuvuga nabi iyo barakaye cyangwa se umuntu akoze ikintu ukumva ugize umujinya, ariko hari n'abantu babikora kubera akamenyo, kubera ko ari byo azi gukoresha. Ni byiza rero ko bitewe n'uburyo urera abana umenya style yawe cyangwa se uburyo ukoresha kugira ngo niba hari ikintu ukeneye gukosora ukosore hakiri kare. Ikosa rya 8 abantu bakunda gukora ni irijyanye no kubuza umwana gukina. Ntekereza ko abantu benshi barikora ahanini kubera ko wenda nk'umwana yaba ari kubasakuriza cyangwa se ari buze ibintu kubikura ku murongo, ukamubwira uti mureke gukina mwicare hamwe. Iryo ni ikosa rya mbere rikomeye navuga, kubera yuko gukina nibyo biryo bya mbere by'umwana by'ubwonko bwe.
nyuma y'ibiryo wamuhaye by'imirire by'iki, gukina cyo kindi kintu cya kabiri umwana aba akeneye. Buriya umwana ushobora kumuhereza ibintu ibyo ari byose, aba yahuye n'ibibazo byinshi runaka, ibintu adasobanukiwe n'iki, ariko iyo abashije gukina ibyo bintu byose abasha kubisohora. Nibwo buryo umwana asohora amarangamutima ye gukina, nibwo buryo umwana amenya impano ze. Gukina, kubuza umwana gukina ni kimwe mu bintu nakwita yuko ari ikibazo cyaba gikomeye. Ntabwo navuga ko bikunda kubaho ku bantu benshi, ariko ntekereza yuko hari abantu bashobora kubuza umwana gukina bitewe na situwasiyo barimo, kandi bikaba byagira umwana bikamugiraho ingaruka. Urugero ni umwana ashobora kuba mu rugo wenyine akamara igihe nta wundi muntu ari kumwe nawe. Hari imiryango myinshi bibaho, icyo gihe uba wamubujije gukina. Urugero ni umwana ari ku ishuri, igihe kinini akakimara mu ishuri, ariko ku ishuri ntibabaho umwanya wo gukina, aho nabwo wavuga yuko ari uburyo bwo kubuza umwana gukina. So bisaba kwita ku iki kintu kugira ngo ubashe kurushaho kuba umwanya igihe gihagije cyo kuba yakina. Ikindi kintu ikosa ushobora gukora umwana ukaba ushobora kumugirira nabi ni ikosa rijyanye no kumwanga. Iryo niryo kosa rya cyenda tujye kuvuga. Kumwanga ntabwo ntekereza yuko bisanzwe, ariko hari abantu benshi ugasanga umwana ntabwo amukunda, aramubaza ikibazo ntabwo ashaka kukimusubiza, kubwira uti genda ubaze mama wawe cyangwa se genda ubaze papa wawe. Ugasanga ntabwo amuha ibintu byakwiye kuba ari kubona bigaragaza ko amukunze. Kandi iyo udakunze umwana arabimenya niyo waba utabivuze, bitewe n'uburyo ukora. Niba udashobora gukina n'umwana n'urugero, niba udashobora kumuhereza iby'ibanze yakwiye gukora, umwana ntabwo abifata nk'aho wabibuze, ashobora kubifata nk'aho hari ikibazo yifitemo cyatumye wumva utamushaka. Ni byiza rero kugaragariza umwana urukundo mu buryo bwinshi ubona ushoboye kuba mugaragarizamo, kugira ngo ataza kwiyumvamo yuko adakunzwe. Irindi kosa rya nyuma rya 10 tujye kuganira ni kosa abantu benshi bakunda gukora, cyane cyane abantu b'abagabo, ariko n'abagore bagiye barikora. Ni ikosa rijyanye no gutegeka umwana cyangwa se kumubwiza igitugu, aho kumusaba cyangwa se kumubwira nk'ikiganiro igihe ushaka ko akora ikintu runaka. Niba ushaka umwana ko ajya kuzanira amazi, kumubwira uti ndavuze ngo ngende nzanira amazi, nutajyayo ndakugira gutya, kuvuga ngo ni igitugu. Bikangura ubwoba, bituma umwana ari umuntu utinya, akagutinya, ku buryo azajya akora ibintu ari uko yagize ubwoba. Umunsi ubwoba buzashira cyangwa se atagishoboye kugutinya n'urugero, icyo gihe ntabwo uzaba ushobora kumubwira ikintu ngo bikunde. Uburyo bwiza bwo gutegeka umwana cyangwa se kubwira umwana gukora ikintu utamutegetse ni uburyo bwo gukoresha negotiation, kumusaba. Akamubwira uti ese wanzanira kiriya? Iyo akubwiye oya, umubaza impamvu. Nawe ukiga kunegosiyete, ukamubwira none se wajyayo ko nanjye ejo nuntuma ikintu nzakizana? Urumva mwanegosiyetinze. Iki gihe iyo ubikoze gutyo uri murigisha umwana nawe kubaho nk'umuntu udakoresha igitugu, uri kumwigisha kwiga kunegosiya, kwiga gusaba. Kandi icyo ni ikintu cyiza mu mibanire y'abandi bantu. Abantu benshi ntabwo bakunda umuntu uruze kubabwiza igitugu cyangwa se kubasaba ikintu ari nk'itegeko. Ni ukuvuga ngo umwana nubirinda gukoresha igitugu, ahubwo ukareba uburyo bwo kunegosiya nawe kumusaba ikintu, uzaba uri kumwigisha nawe kwiga kunegosiya, kwiga kwifatira ibyemezo, kwiga yuko umuntu ashobora gusaba ikintu ukamuha serivisi, ndetse nawe kuba utashobora kuba wakimusaba. Bizanagufasha kugirana umubano mwiza nawe, of course, nk'ibisanzwe. Turebeye hamwe amakosa 10 abantu benshi bakunda gukora igihe barimo barakorana n'abana cyangwa se bari kubarera no kubigisha. Abantu benshi bakunda kubikora. Ni amakosa 10 uramutse ugerageje kuyirinda, nubwo kuri amwe bigoranye, ashobora kugufasha ku buryo bufatika mu mibanire yawe n'abana, umubano ufitanye n'umwana wawe cyangwa se n'umwana urera cyangwa se n'umwana uri kumwe nawe. Ushobora kuva kuri 0 cyangwa se kuri 1 ukagera ku
ku 10 ukagera ku rugero rushimishije. Reka nizere yuko hari ikintu wigiye muri ano makosa. Reka tuzongere kubonana ubutaha. Niba wakunze content, niba wakunze iyo tuvuga, ntibagirwe gukora share, like, no dusigira comment, ndetse niba utarakora subscribe ukabasha no kuyikora. Njye nitwa Gami the Psychologist.